Reka ngushimire udahimwe gukurikirana ibiganiro byose binyuzwa kuri Niva Paula Vlog. Uyu munsi rero dufite inkuru tugiye kubagezaho, akaba ari inkuru ijyanye n'ubuzima busanzwe kandi akaba ari inkuru ishingiye ku buzima bwabayeho ndetse bubaho muri iyi minsi buzanakomeza kubaho bitewe n'uburyo aho isi iri kugenda igana n'uburyo tugenda tubonamo ibintu. Biragoye ko bavuga ngo hari igisubizo cy'ibi bintu. Dutangiranye n'umukobwa witwa Samantha yicaye mu busitani ari kwitotomba, ubona afite agahinda kenshi gakomeye, ari kwibaza ati se mana yanjye ese ubuzima nzabamo gute? Ubundi ibintu bimbaho ni njye njyenyine bibaho, abandi bakobwa se babaho cyangwa ni njye ufite ibibazo mu mutwe? Sinzi ikibazo mfite mu mutwe wanjye, sinzi niba ibintu biba bimbaho hari undi muntu byabayeho. Abakobwa se tuganiriye rimwe na rimwe bambwira ati njye utari shyashya, isi ni njye njyenyine. Nuko Samantha akomeza kwivugisha, gusa hashize akanya gatoya yitaba telefone. Ese Samantha ninde umuhamagaye? Tugarutse ku rundi ruhande rero hari umusore witwa Eric. Umusore ari guhamagara umuntu ariko ntituzi ngo ndinde ari guhamagara ko umuntu ari guhamagara ntabwo ari kumwitaba. Akomeje guhamagara kuri telefone, abuze umuntu umwitabye, arakubye gusa nawe asigaye yivugisha. Agomba abakobwa b'iki gihe babaye bati umuntu aramuhamagara rimwe kabiri gatatu, ntashobora kumwitaba, ntashobora kumubwira ikibazo afite, uramwereza message nta kintu avuga, nta gusubiza, usubamenye kuko nk'umukobwa umuntu yamukorera iki? Ese nk'ibi ni ibiki? Ndagerageza kuba nk'abandi basore ngo ngiye kwita ku mukobwa, ariko umukobwa wese ngerageje gukundana nawe dore ni ibingibi yikorera. Ubu Samantha wabaye iki aka kanya? Samantha nibwo tukimenyana, nta gihe kinini turamarana kandi yanyemereye ko dukundana. Ese yaba yaremeye ko dukundana we bitamurimo? Nk'uko umaze kubyumva urumva ko uyu musore witwa Eric ni Samantha yahamagaraga. Ese Samantha na Eric hagati yabo bafite iki kibazo ko buri wese ari kwitotomba? Reka nkwikaze kuri inkuru yacu. Bitangiye umukobwa Samantha arimo arajya mu kazi yihuta cyane, ubona ajagaraye mu mutwe, gusa akigera mu nzira ahura n'umushuti we witwa Sandrine. Samantha ati Sandrine bite? Cyane ati ni sawa. Nese Sama kuri kujya ku kazi, umusatsi wawe ntusokoje, nta fresheri, nta fondote, nta kibundi uri muzima. Samantha ati isha Sandrine ntabwo uzi ibintu biri kumbaho muri iyi minsi. Muri iyi minsi rero kuva natandukana na Roger ibintu byose byabaye kundi, sinzi ngo ni ibiki, sinzi ibyo nimo, sinzi ngo ndi muzima mu mutwe kwako nabaye nk'umusazi. Sandrine ati none si Sama kumbwiye Roger kandi umaze iminsi umbwira ko uri gukundana na umusore witwa Eric kandi mbona rwose Eric abirimo neza, bite bya bundi? Samantha yimyoza areba Sandrine aramubwira ati sha Sandrine iby'urukundo ni hatari, cyavuga ko kwivanamo Roger byaranze burundu. Ndaryama nkabura ibitutsi, nkabura aho ndeba, nahindukira nkabona Roger. Eric yamamagara mbona mbaraga mfite zo kuba namwitaba. Cyane mu by'ukuri uriya muhungu mbona nkunda pe, sinzi nanjye impamvu, sinzi n'ikintu gituma ntamuha umwanya kandi ngomba kumuha umwanya kuko Roger byararangiye deja n'ubu ngubu. Ejo ndi mbwama invitation ubukwe bwabo bugiye kuba, gusa nyine ntabwo ndabyiyumvisha, sindabyiyumvisha bitewe nuko uburyo njye na Roger twatandukanye nawe urabizi. Roger kuba yari yarateye inda uriya mukobwa njye ni nabyemeye, navuze ati nta kibazo, nk'umuhungu twakundanaga nimba wateye inda ukafashe ya mbere ukambwira ko wateye inda ndabyemera, umwana tuzamurera. Gusa kubigaragara Roger we asa nkaho n'ubundi yakundaga uriya mukobwa kandi ntabwo nagombaga kubimubuza. Numva rero nanjye ndi mu gihirahiro kandi nta kintu na kimwe mfite cyo gukora cyo kuba nasubirana nawe, kuko ntibyanakunda kwishyiramo Eric we n'ibindi bindi ko ntabwo biri kunzamo mu buryo bworoshye. Sandrine yitegereza Samantha aramubwira Samantha reka nkubwire inshuti yanjye, muri isi kuntu ibintu bimeze, aho igihe kigeze biragoye cyane. Roger wenda uriya mukobwa yateye inda agize Imana aramutwaye, ariko se bo ruriya rugo rubona rute? Reka twisekere tunabaganire. Abantu bahuriye muri pati
rimwe gusa birangira bateranya amada nyuma y'ukwezi kumwe ngaho ngo save the date ejo bundi ngaho ngo bateye ivi ese urabibona gute Samantha nyina seka yumiwe isi Sandrine no kubeshya nanjye sinzi gusa nyine nicyo kintu ntekereza nkatekereza uburyo Roger yankundaga nkatekereza uburyo yikubeshya umwana w'abandi nyine bikanshanga Sandrine arambwiye ati reka nkubwire Samantha muri iki gihe ni kuri ibintu bimiza wowe umva utuje wiyibagize ibintu byose byakoye hagati yawe na Roger ufokasinge kuri Eric n'umusore mwiza nta kintu atwaye afite akazi keza nta kibazo na kimwe muri ako kanya rero Eric aba yongeye ahamagaye Samantha n'umujinya mwinshi nk'iki cyo kimbaza iki koko kumana Sandrine ubona ko n'abasore iki gihe basaze yamamagaye guhera nijoro nanze kumwitaba yabyutse nyandikira ngo umva ngo nze se umujyane ku kazi namyorera muri esini rwose yaba kuri WhatsApp yarabisaje sanzwe namuretse kubera ko ntazi ibyo arimo ndambona ari umusazi ati biri ngenda reba nkabona ikosa nakoze nuko namwemereye ko dukundana isundi biranabyemeye nasaze nuko ntabwo nasaze narindi gushaka uburyo nibagiza Roger ariko n'ubundi ntabwo biri gukunda ariko byagenda kose ngomba gushaka uburyo mwivana muko ndabona ntazi nazasarira muri Kigali wa mukobwa we Sandrine atari ko wapfa kwitaba Eric kumva basi kinakubwira kuko n'ubundi niwe muhungu waje no mungu wakwakiriye kuri arabyemera iyo wicaye mu muganiza ibintu bya Roger njye barange mabonera muhungu yarana ko akanye Samantha aba yitabye Eric iri bite shanyine ndagusabye unyihanganire ejo naraye ndi bize nukuri numvaga ejo navuye ku kazi naniwe ndabuze uburyo mwitaba mu gitondo nabonye message yawe mbura uburyo nyisubiza ariko rwose umamagara nyine mfite gahunda yo kukwamagara rwose unyihanganire kandi ndi kumwe na Sandrine reka ndaza kuvugisha ngeze ku kazi tuvugane byimbitse Samantha barakubye gusa abwira Sandrine ati ngiye rwose ntabwo bindimo Sandrine amubwira ati reka nkubwire mwana wa mama nshuti yanjye ugomba kwishyiramo Eric ko nta wundi muhungu ufite hafi angaho uzakuba hafi nk'uburyo abikoramo ukabibeshya mu mutwe wawe ukumva ko nta wundi muntu uri kureba ukumva ko uri wenyine uri kubona mu basore igihumbi bose cyangwa se muri miliyoni z'abasore muhura cyangwa muziranye kuko uriya muhungu aragukunda reba umuntu utekereza kuza kugufata ku kazi umuntu umenya ngo se Samantha afashe breakfast akaguhamagara saa sita akibaza nimba wari nijoro akakubaza ese ibyo bintu byoroje wahindiye ibyo bintu yajyaga bikora Samantha tuje ati cyakora hari ibintu umusore akora nyine nkumva nanjye rimwe na rimwe nguye ariko nanone nkongera bikanga pe arankunda ku buryo ibana naye ndabibona nkumva nshurumiza ariko nkiyagarara arankunda hahandi sinzi icyo ngomba gukora kugira ngo nanjye mwishyiremo hanyuma dukundane nyine tube gapo nyine irenze Kigali yose bajye tujye ducaho bavivera Sandrine nagaseko Shasama ikintu ukundira yibagirwa vuba amarira umaze kundiraho nonaha uzitangira kundatira Eric wawe kandi ubizi neza ko ari nge wabahuje Eric ndamuzi Eric n'umwana mwiza nekereza yuko nawe umukobwa batandukanye ari umukobwa umubangamiye kwako Eric mu buzima bwe ntajya ashaka kubangama ntajya ashaka kwinjira mu buzima bw'umukobwa akundana ntashobora gufata telefone yawe ntashobora kubaza ngo wagiye utabimubwiye wakora ikintu agendeye kuri konsiyo z'umuntu bakundana so niwirangaraho bazamugutwara da ngiye nuko nyine Eric mbabona ari umusore twakuranye turaziranye cyane igihe kiriri umva mufata nka bro naho ubundi yari bikunda nakatira abantu bose hanyuma nkamusaga tugakundana ikibazo nuko njye namubabaza Samantha barazita akasundi sa reka banze nkubaze ubundi wakundana n'abasore bangahe Sandrine ati mana yanjye mfite aba diaspora bagera muri 4 kubyumva none ikintu kikumbabaza kiri no kuntera ubwoba bose ejo bundi baramye wagiye kuza
ndi kwibaza nzabigenza gute, nzakira nde, nzabigenza gute, nabuze igisubizo. Ariko njyewe nzi kwimanaginga, nabi Kigali ndabamanaginga, abaye bose ndabamanaginga, so njye nta kibazo mfite. Njye narakundanye cyane, aho natandukaniye na yanjye ryera ngo ni Patrick, mva nese mba n'ikinya mu rukundo, nta rukundo nyigira pe. Sama we niba ukiri ufite, ndagusabye rugumane, wumva utuje muri wowe, urugemo neza, nta kibazo ndakigufite, hanyuma uzawumbwira. Naho nyewe ibyanjye byo nanjye ndabitekerezaho ngo basinze igisubizo cyabyo. Ako kanya bemeranya ko Samantha agiye guha umwanya Eric, bagakomeza bagakundana neza, basezeranaho, buri umwe aragenda undi aragenda. Samantha ageze ku kazi gusa yibuka ko yabwiye Eric ko ari buze kumuhamagara. Aramuhamagara kuri telefone, bahana gahunda, amusaba ko yaza kujya kumureba bavuye ku kazi bakaza kuvugana. Akazi kararangiye, baza guhura, aho bavuganye guhura, barahahurira, baraganira. Samantha arirekura pe, arirekura, amubwira buri kimwe cyose cyamubaye kuva agitangira gukundana kugeza aho bari gukundanira ubu ngubu. Eric nawe amubwira ko kuva yatangira gukundana Samantha ari umukobwa wa kabiri agiye gukundana, kandi ko ari tayari gukora buri kimwe cyose igihe Samantha azaba yemeye kuba agomba kwikuramo Roger, dore ko n'undi barabiganiriye. Eric yarazi Roger neza, azi uburyo yakundanye na Samantha, uburyo batandukanye byose yarabizi. Ariko nizere yuko ibintu byose bizagenda neza. Ikamwemera ko bagiye gukundana, agiye kumwitaho, bikagenda neza, ubuzima bukagenda neza. Ariko nanone bakomeza gutekereza kuri Sandrine, kuki Sandrine atendeka bigeze hariya. Ubwo ni Eric wabazaga Samantha ati buriya rero Sandrine yawe n'ibibazo byinshi mu rukundo, byinshi cyane. So ubu ngubu nanjye namuretse, wenda nagira Imana nashobora kuzahura n'umuntu bazakundana bikaza kuvamo, bikagenda neza, bakarambana, bakaba abana, bakabyarana hungu na kobwa. Naho ubundi urabizi neza ko muri iyi minsi abakobwa benshi bameze nka kuri Sandrine ameze. Sinzi uburyo bimanaginga pe, n'ukuri ntabwo nshobora kubyinjiramo. Gusa iby'iyi minsi ni ibindi. Twizere yuko wenda bizahinduka, akaba umuntu muzima, ndetse n'abashuti be bandi bose bameze gutyo, bikazarangira. Barahaguruka, barahoberana, basezerana gukundana ubuziraherezo, dore ko bari batangiye no gupanga ubukwe. Mu minsi mike ubukwe bwarabaye, barishima, barabyara, ibintu bigenda neza. Wari gukurikira iyi nkuru ya Samantha na Eric, izera ko hari isomo ukuyemo, kandi ari ahantu bizakuvana, akari naho bizakugeza. Nimba uri mu rukundo, rugumemo neza. Nimba nawe umeze nka Sandrine, gerageza uburyo ushobora guhinduka, ubuzima bwawe bukagenda neza. Wikumva wihebye, abakobwa benshi barihebye hanze aha, abasore benshi barihebye hanze aha ngaha, kuba yaragiye mu rukundo rimwe agahemukirwa, inshuro ya kabiri agahemukirwa, inshuro ya gatatu agahemukirwa. Biragoye ko umuntu waza ku nshuro ya kane azamwiyumvamo. Gusa nanone mwibuke ko ntarirarenga, twizere ko bizagenda neza.